Okay, ngira ngo abantu benshi cyane muri kwibaza impamvu abamotari mu mujyi wa Kigali ngo bagiye kuba bahagarara. Ni ukuvuga nk'ibisanzwe abamotari yego mu mujyi wa Kigali ni abantu benshi cyane ndetse ni no mu mpande zose z'igihugu. Ikintu bita moto iyo hajemo imodoka nyinshi cyane bikomeza kurushaho kuba akavuyo cyangwa se bikarusha kubaho umwanya mutoya. Ariko ubu ngubu ndagira ngo iyi ni MJ Line Challenge tugiye kubabwira uburyo ikintu kijyanye na moto mu mujyi wa Kigali bihagaze. Ni ukuvuga ngo guhera muri uku kwezi mu gihugu cy'u Rwanda, abantu batuye mu mujyi wa Kigali, abantu bagiye bari mu mpande zitandukanye, aho imihanda yo mu kirere izaca ndetse n'imihanda yo hasi imwe iri kuvugururwa. Ni ukuvuga ubu ngubu bamaze kubwirwa ko bagiye kwishyurwa amafaranga yabo, bakaba bashaka ahandi hantu ho kubaka kugira ngo uwo muhanda wo mu kirere wubahirizwe, gushyiraho imodoka zigendera mu kirere zitajya zihagarara kugira ngo bagabanye akavuyo k'abagenzi bagendera ku mihanda ya Kigali. Ngira ngo mwameze kubona ko yameze kuba mitoya cyane cyangwa se kuba yagaragaza ko harimo akavuyo k'ibinyabiziga byinshi cyane. Ni naho mpamvu inkuru y'abamotari yaje kuba yazamuka akavuga uti ku kintu bita abamotari mu mujyi wa Kigali bagiye kuba bagabanyuka, ariko nta tangazo rigabanya abo bantu b'abamotari. Ndagira ngo ubwire ko ibyo ari ibihuha byo kuvuga uti ngo abamotari bagiye kugabanyuka mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo abamotari ubwabo bazigabanya bitewe n'umubare wabo mwinshi cyane. Urugero nakwereka niba umumotari wenda yakoreraga ibihumbi 10 akishyura buri kimwe cyo cyose ku kwezi, akaba yasigarana n'ibihumbi 100, igihe azaba no gusigarana n'ibihumbi 20 cyangwa ibihumbi 10 ku kwezi, bizatuma we afata umwanzuro abe yakwerekeza mu ntara, kuba yajya kongera umubare w'abamotari uri mu ntara. Ukibaza ngo ese mu mujyi ko bizaba bigabanyutse, ikibazo gikemutse cy'abamotari, wakwibaza ngo mu ntara ho bizaba bimeze bite, ko no mu ntara ibinyabiziga mu mpande no mu mpande byameze kuhashyika hose hose. Ukibaza ngo mu ntara ho bizaba bimeze bite. Ngira ngo iyi yari siti yari yahuje abamotari bo mu gace kariya Nyamirambo, ariko ngira ngo urareba ukuntu umumotari yarangana. Reka twihute turebe ikijyanye n'imodoka zishobora kwifashishwa mu kirere zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo izi modoka zitwara abantu benshi cyane, ariko izi modoka zo ziteye nk'indege, ntabwo ari izo modoka zizaza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi cyane bakomeze guhihisa inkuru bavuga uti izi modoka nizo zigiye kwifashishwa, ariko ndagira ngo mbwire ngo ubu ngubu ikiriho ni uko izi ndege zo zishobora kuba zarameze gushyika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo abantu benshi cyane batarazibonaho cyangwa se hatarimo abanyarwanda. Ngira ngo hano kuri MJ Line Challenge hariho video dufite abanyakigali bamwe barimo bataha zino ndege. Iyi ndege ndagira mwibutse ko igenderamo abantu babiri, ikaba iri mu bwoko bwa drone. Ni ukuvuga ngo uyirimo ntabwo ari we uyitwara. Ngira ngo indege nawe ushobora kujyamo bakaba bagutwara, ngira ngo ni ibintu uri kureba, bakaba bagutwara bibereye ahantu habo. Urugero nk'uko ubona amaraso bayatwara ahantu bitarinze uzana umupilot. Naho ikintu uzajya ukora uzajya uvuga location then bagutware, kuko niho nabo baba bazi aho site y'izi drone zishobora kugwa muri amerekezo ugiyemo. Ngira ngo izi ndege zatangiye gukoreshwa mu kwezi kwa munane, mu kwezi kwa karindwi nibwo izi ndege zatangiye gukoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nibwo izi ndege batangiye kuzimurika. None ni ukuvuga ngo ubu ngubu hakaba hagiye kuza icyo bita imodoka zigendera mu kirere. Izi modoka zigendera mu kirere ntabwo ari ziriya twaberetse zizaba ziri kuguruka, ahubwo imodoka zigendera mu kirere ziba ziri kugenda mu buryo bwa gari ya moshi. Ziba zifite ibintu hejuru bimeze nk'imikondo, then icyo bakora imihanda yo mu kirere imeze nk'ibyuma, then bigenda bimeze nk'aho byikubaho, nk'uko wafata ku mugozi umwe wambukanya ujya ahandi. Ziriya modoka niko ziba zigenda. Ni ukuvuga ngo ziriya modoka zo mu kirere niko zizaba ziteye, nk'uko ubona gari ya moshi iri mu byuma icometse mu byuma, itapfa gucomokamo, ari ukugenda immediately aho igomba guhagarara ikaba igomba kuhahagarara. Niko izo modoka zigiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda zizaba zimeze. Ngira ngo iyi iracyari MJ Line Challenge, iracyari MJ Line Challenge. Nakubwiye ngo uko umunsi wira n'undi ugacya, tuba tugomba kohereza ibintu bigiye bitandukanye. Ngira ngo ushaka ikintu kigiye gitandukanye ndetse ushaka n'uburyo dukoramo izi video hano kuri MJ Line Challenge, n'ahandi hantu ibyo bintu wabisanga, uburyo bakoramo video muri ubu buryo ukaba wakwirinda ikintu bita copyright ndetse no kuba wagira video yuzuye. Ngira ngo iyi nk'ubusanzwe ni MJ Line Challenge. Hasta la vista, ciao ciao.